ikintu kibaho cyose nta kibaho kitagengwa n'umugambi w'Imana. Gusa uramutse wijeje umutima wawe ukamenya neza ko hari umugambi w'Imana muri byose bitambuka, hari umugambi w'Imana, hari umugambi w'Imana kuri wowe, hari umugambi w'Imana mu byo ugerageza gukora, nta kibasha kurogoya umugambi w'Imana. Tugiye kuganira namwe ijambo rigufiya rivuze riti umugambi w'Imana. Muri kuganira umugambi w'Imana mbanje kubaramutsa mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ugiye kuganira namwe nitwa Rutirabura Patience. Iri jambo umugambi w'Imana buri wari we wese afite uko yabasha kumva umugambi w'Imana. Ariko muri uyu mugambi w'Imana ndashaka kugaragaza ko mu kintu kibaho cyose nta kibaho kitagengwa n'umugambi w'Imana. Mu Gifaransa aravuze ati c'est le dessein de Dieu. Tant que le dessein de Dieu n'est pas encore accompli, igihe cyari cyo cyose umugambi w'Imana utarashyika, rien ne peut vous détruire. Nta kintu kibasha kubasenya. Avant que le plan de Dieu s'accomplisse, ne peut vous nuire. Mbere yuko umugambi w'Imana wose ushyika, nta kintu gishobora kubagwa nabi. Muri kiganiro rero tugiye kuganira, turarebera hamwe muri Bibiliya, Yesaya, turareba mu gitabo cya Yobu, mbabarire, Yobu ibice 19 umurongo wa 25. Haratubwira hatya ati, ni Yobu wavugaga yarageze mu kaga gakomeye, mu bibazo bikomeye, nkuko natwe muri kino gihe dushobora kubona ibihe turimo tukabona ari ibihe biruhije kandi bikomeye. Ariko ku bana b'Imana biratandukanye. Haratubwira ati kuri umurongo wa 25, Yobu aravuga ati, mais je sais que mon rédempteur est vivant. Yobu kuvuga ngo nziko umucunguzi wanjye ariho, nuko yari yamenye umugambi w'Imana, nuko yamenye ko mu bibaho byose bigengwa n'umugambi w'Imana. Yobu aravuga ati, nziko umucunguzi wanjye ariho, nzi neza ko Imana yanjye iriho, nzi neza ko Imana yanjye, umucunguzi wanjye, umugambi w'Imana kuri nge uracyariho, nta kintu gishobora kunjyana kure y'umugambi w'Imana. Niyo mpamvu ngo natangiye mbivuga ni ndaganira namwe ku mugambi w'Imana. Mu gihe rero tugiye kuganira ku mugambi w'Imana, gasoma mu gitabo cy'umuhanuzi yise Je sais que mon rédempteur est vivant, prêché le 17 avril 1960 matin. Nijyo ndibashe gufatira guhumekerwa kwanjye, niho ndibashe kuvana guhumekerwa cyangwa se inspiration. Umurongo wa 41 na 42 n'uwa 50. Haratubwira hatya ati, Satan ne pouvait pas le prendre. Satan ntabwo yashoboraga kubafata. Il ne pouvait pas noyer Noé lors du déluge avant que le but de Dieu ne fût atteint. Noah ntabwo Satani yagombaga kumutuma arohama mu mazi mu gihe umugambi w'Imana utari wagashyika. Il ne pouvait pas brûler les enfants hébreux avant que le but de Dieu ne fût atteint. Shadrach, Meshach na Abednego ntabwo Satani yagombaga kubatwika, umuriro ndi wagombaga kubatwika mu gihe umugambi w'Imana utari wagashyika. Amen. Aravuze ati, il ne pouvait pas tuer Job avec des ulcères et troubles avant que le but de Dieu ne fût atteint. Les lions ne pouvaient pas non plus dévorer Daniel avant que le but de Dieu ne fût atteint. La mort et la vieillesse non plus ne pouvaient pas emporter Abraham avant que le but de Dieu ne fût atteint. Umuriro
ntacyo wagomba gutwara. B'Abaheburayo umugambi w'Imana utarashyika. Ntabwo intare zagombaga kugira icyo zitwara Daniel umugambi w'Imana utarashyika. Ntacyo ubusaza ndetse n'urupfu byagombaga gutwara, n'ibibazo byagombaga gutwara Aburahamu umugambi w'Imana utarabasha gushyika. Bavandimwe, bendata n'abashiki bacu bazakurikira Shamgai TV, nta kintu na kimwe gishobora guhagarika umugambi w'Imana mu buzima bwawe. Iyi corona, ubu bukene, ubu bushomere, nibi byose turi kubona, nta kintu na kimwe gishobora guhagarika umugambi w'Imana mu buzima bwawe. Gusa uramutse wijeje umutima wawe ukamenya neza ko hari umugambi w'Imana muri byose bitambuka, hari umugambi w'Imana, hari umugambi w'Imana kuri wowe, hari umugambi w'Imana mu byo ugerageza gukora, nta kibasha kurogoya umugambi w'Imana. Umurongo wa 42, et cela ne peut pas non plus nous emporter. Corona nishobora kukujyana umugambi w'Imana utarashyika. Nta kintu na kimwe gishobora kwangiza umugambi w'Imana mu bibereho yawe. Yabaye woyizera ukavuga uti amina, nzi neza ko nta gishobora kunjyana umugambi w'Imana utarashyika mu buzima bwanjye. Jusqu'à ce que le but de Dieu pour notre vie soit atteint. Kugeza igihe umugambi w'Imana uzashyirwa mu bikorwa mu mibereho yawe yanjye. Ainsi nous en tirons une consolation. Ahangaha haraboneka ihumure rikomeye mu buzima bwa buri wari we wese, mu bihe tunyuramo bikomeye, ariko nta kigomba guhungabanya ubuzima bwawe umugambi w'Imana utarashyika. Amina. Et cela ne peut pas non plus, ntabwo bishoboka, nta kizakugeraho. Murongo wa 50 haratubwira ati, oh, si l'église pouvait seulement se réveiller aujourd'hui pour voir c'est après les troubles, les épreuves, le rire, les moqueries, les choses par lesquelles l'église est passée. Amen. Yabaye gusa itorero ry'abashaka gukanguka, tukareba nka Yobu, tukitegereza nk'abandi batubangirije, tukavuga tuti intare, umuriro, n'ibindi byari byo byose, corona, n'izindi ndwara, n'ubukene, n'ibindi byari byo byose, nta gishobora kurogoya umugambi wacu. Que nous voyons Dieu au milieu de nous. Ibyo twabasha kubona Imana hagati yacu. Ahangaha ndagira ngo nsome muri Bibiliya Abakorinto ba kabiri igice ni cya 8. Haratubwira atya, binteye kongera gutekereza kuri iri jambo. Haravuze ngo au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des riches libéralités de leur part. Ngo hagati y'ibibazo bikomeye, akaga gakomeye, akarengane gakomeye, ibigeragezo bikomeye, ati hazamutse muri bo umunezero. Uwo munezero wazamuwe n'iki? Uwo munezero wazamuwe no kumenya ko umucunguzi wawe yariho. Uwo munezero wazamuwe no kumenya neza ko umucunguzi wawe yariho, no kumenya neza ko mu gihe cyose umugambi w'Imana utarashyika, nta kintu na kimwe gishobora gusenya ubuzima bwawe. Bituma hazamukira mu munezero, muri wa munezero, mu bibazo, mu bukene n'ibindi byaryo byose, hazamukamo umunezero. Ndetse ugumye gusoma hepfo ngo hazamukamo urukundo, gufasha, gukora ibintu bikomeye. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Hano Bibiliya iratubwira ngo au milieu de nous, hagati muri twe, accomplissa de grands signes, hasohokika ibintu bikomeye, ibitangaza bimenyetso mu gihe cy'itoro rya Pentecote. Près les labeurs et les difficultés du jour. Ati aho ngaho muri iyo mibabaro, muri ibyo kaga gakomeye, mu bibazo bikomeye nkuko twareba muri kino gihe cyacu, après que tout cela sera passé, nyuma y'uko ibyo byose bizabanja gutambuka, alors nous verrons enfin Jésus.
ndagira ngo nyuma y'iyi corona, nyuma y'ibi ngibi tuzabona umwami Imana, tuzabona Yesu Kristo, tuzabona ibyiza yadukoreye, kuko abana b'Imana ntibababara nk'abatizeye. Abana b'Imana bariho bareba ibitagaragara, ntabwo bareba ibigaragara, ariko bareba ibitagaragara. Nyuma y'ibi ngibi biri gutambuka muzabona ibyiza by'Imana. Ibyo ngibyo nibyo buri wari wese yagombye kugira icyizere ngicyo ngicyo. Il m'attendra, Jésus si bon et si fidèle, si son trône majestueux, il nous accueillera à la maison après que le jour sera passé. Nyuma y'ibi byose nimara gutambuka, Yesu azatwakira. Travaillons pendant qu'il fait jour. Mu gihe turi ahangaha, mureke dukore dufite icyizere kandi ikintu gikomeye. Ndavuga consolation. Ijambo nifuza kuba nabwira abana b'Imana nuko nzi neza ko umucunguzi wacu ariho, umucunguzi wacu arahari. Nuko neza umenye neza ko hari umugambi w'Imana, hari umugambi w'Imana mu buzima bwawe, hari umugambi w'Imana mu byo ugerageza gukora ibyo ari byo byose, byazamura umunezero muri wowe, kandi ukamenya ko Imana ishoboye byose, iri hejuru ya byose. Uri muri twe aruta uri mu bisi. Twongeye gusoma muri Bibiliya abantu bagira akaduha ihumure mu Bakorinto ba mbere ibice 15. Haratubwira ijambo naryo ritanga ihumure ku murongo wa 58. Haravuga ngo ainsi mes frères bien-aimés, soyons fermes. Niyo mpamvu bene data mushikame, mu abantu bashikamye, inébranlable, mudahungabanywa n'ibyo ari byo byose, mudahungabanywa na corona, mudahungabanywa n'ibihe turi kunyuramo. Ati noma mushikame, travailla de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Dukora neza turushaho gukora neza. Sachez que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Muzi neza ko uburyo mukorera umwami, gukorera Imana kwanyu bitazaba imfabusa. Ntabwo bizaba imfabusa. Iri ni ihumure rikomeye ibyo mwakoreye Imana. Iki gihe mwarushaho kuba maso kuruta ibihe bindi byose mwabayeho. Twongeye gusoma ku murongo wa 20 muri cya kibwiriza. Yaravuze ngo je sais que mon rédempteur est vivant. Yabwira itariki 6 z'ukwezi kwa 4 muri 58 mu gitondo. Aravuga ku murongo wa 20 ku gika cya 20 aratubwira ati et nous sommes venus ce matin puiser ici des expériences. Tujangaha muri kino gitondo cyangwa se muri mugoroba kugira ngo tubashe kuvoma ibyiringiro bishya, de nouvelles expériences quant à la raison et au but de notre présence ici. Ati tuje ahangaha, impamvu wafungura iyi TV ukitegereza ukareba no kugira ngo twongere tuvanemo ibyiringiro bishya, icyerekezo gishya. Niyo mpamvu y'umugambi wacu. Ndavuga ku kintu kimwe, umugambi w'Imana tushobora kuneshwa mu buzima bwawe. Je crois que ceci est le meilleur moment pour réfléchir aux expériences que Dieu nous a données. Ibi ni ibintu byiza cyane, ni ibyiringiro byiza kuri twebwe. Ni umwanya mwiza wo kongera gutekereza ku byiringiro Imana iduhaye. Maintenant, nous voulons premièrement que ceci soit très clair dans notre esprit. Ibi turashaka kugira ngo bibe clair, bibigire umucyo, byumvikane. Absolument, rien ne peut nous détruire. Amen, amen. Nta kintu gishobora kudusenya, nta kintu gishobora kutwangiza, nta kintu gishobora gutuma dutakaza umugambi w'Imana, kuko yarabikoze. Tant que le dessein de celui qui nous a créé n'a pas été accompli, mu gihe umugambi waturemye utarashika, corona nishobora kugira icyo dutwara, politike mbi nishobora kugira icyo dutwara, ibintu byose bibi ntibishobora kugira icyo bidutwara. Ariko ndagira ngo mbabwire neza ko hari umugambi w'Imana mu buzima bwacu. Nubwo umwijima wazute, ariko hari umucyo uri imbere. Absolument rien. Amen. Na kimwe. Nous avons été créés dans un but. Hari umugambi twaremewe. Hari umugambi twaremewe. Amen.
cette église a été bâtie, aravuze ngo wenda kubwo gucungura umwe, aravuze ngo yaba inzu yubatswe, yaba n'ikindi cyose cyubatswe cyubakirwa kugira ngo kigere ku mugambi wacyo, kandi nta gipfa kubaho gutya gusa. Niyo mpamvu avuze ngo byose byabereyeho kubw'umugambi runaka, Imana yagushyiriyeho kubw'umugambi runaka. Kandi agira ngo ubwire wowe wumva ushobora no kureba hari ibyiringiro mu buzima bwacu. 27. Et Dieu ne nous a pas créé, Imana ntabwo yigeze iturema, vous et moi, wowe na mwebwe nanjye, juste pour voir s'il pouvait le faire. Ntabwo Imana yaturemye, ntabwo Imana yadushyizeho, ntabwo Imana yemeye kugira ngo tugere muri uyu mwaka wa 2020, ntabwo Imana yemeye kugira ngo murebe iyi TV ngo kubwo kubikira gutya gusa kugira ngo yerekane ko bishoboka. Ariko Imana irashaka kurema icyizere gishya, icyerekezo gishya. Mumenye neza ko niba Imana ibyemeye hari umugambi wayo kuri mwe. Il nous a créé dans un but, yaturemeye umugambi. Donc nous avons tous été placés ici dans un but. Twakiriwe hano kubw'umugambi runaka, kandi nta gishobora gusenya umugambi w'Imana mu buzima bwacu. Mu gihe cyose umugambi w'Imana utarashika, nta gishobora gusenya imibereho yacu. Vous n'avez pas été placé ici simplement pour qu'il y ait un être humain. Ntabwo wakizwe hano kugira ngo ubashe kuba un être humain de surprise, kugira ngo ube umuntu mushya wiyongerweho. Oya, ariko hari umugambi runaka. Niyo mpamvu ijisho ry'Imana riri hamwe nawe. Vous avez été placé ici parce que Dieu nous a créé dans un certain but. Hari umugambi w'Imana, Imana yaturemeye runaka, kandi udashobora gusenyuka, tudashobora gusenywa tutarawugeraho. Corona n'ibindi byaryo byose bibi nta gishobora gusenya umwana w'Imana, nta gishobora gusenya umwana w'Imana mu gihe umugambi w'Imana utarageraho. Njiwewe navuga nti amina, nta kizabasha, nta gishobora icyo ari cyo cyose. Vous n'avez pas été placé ici simplement pour consommer les aliments que Dieu a fait pousser. Ntabwo mwashyiriweho kugira ngo murye ibimera ibyo ari byo byose kugira ngo bari byo murya. Ntabwo ari umugambi w'Imana, ariko hari umugambi w'Imana w'ingenzi Imana yakuremeye. Vous n'avez pas été placé ici simplement pour vivre dans la maison que l'homme a construite. Ntabwo mwaremewe kugira ngo muture mu nzu umuntu yubatse. Était placé ici, mais vous avez été placé ici dans un but bien précis. Hari umugambi mwiza Imana yakugeneye. Imana ntabwo yemeye kugira ngo mu mwaka wa 2020 hari umugambi muzima, kandi uwo mugambi nta kibasha kuhagarika. Ariko kandi ndahamyamanya n'umutima wanjye neza ko uwo mugambi ni umugambi mwiza. Amen, haleluya. Imana ni nziza, ndumva nguwe neza. Niyo mpamvu iyo nitegereje nkareba bino bihe turi kunyuramo, nkitegereza ibihe bitambutse, nkaritegereza igihe tunyuzemo tutatekerezaga kunyuramo, ariko ngenda shima Imana. Nge nabasha kubona Imana, nabonye Imana mu buzima bwanjye. Niyo mpamvu umuhanuzi Imana avuga ngo nutabona Imana nuko Imana itigeze ibana nawe. Ariko ndagira nkubwire neza ko urebye iruhande rwawe, ukareba ibyatambutse, ukareba n'ibiri imbere, wabasha kubona Imana ko yabanye nawe. Kandi ndabishimira Imana. Wireba ikibi, ariko reba icyiza Imana yashakiye kugira ngo tunyire muri biro bibi. Ariko mwageze ahangaha hari impamvu runaka. Peu importe combien petit vous êtes, uko mwaba muri bato bakomeye batoya bameze bate, uko waba uri ko ariko kose, combien grand vous êtes, uko waba ukomeye ute, combien important vous êtes, uko waba uri umunyabyibahiro ute, combien insignifiant vous êtes, nubwo waba ugaragara nk'umuntu utagira agaciro, udafite icyamaze, ariko hari umugambi w'Imana. Reka basuzugure, ariko ndagira nkubwire neza ko corona ntishobora kugira icyo gutwara. Nta kintu cyabasha kugira icyo gutwara umugambi w'Imana utarashika mu buzima bwawe. Vous avez été placé ici pour accomplir un but. Mwagishyizwe ahangaha kubwo gushyitsa umugambi runaka. Imana y'umugisha abateguye iki gikorwa Shamuga TV, ni Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagirire neza. Nzi neza ko Imana yabashyiriyeho umugambi wayo.